Nongeye kubasuhuza bavandimwe bene data mu izina rya Yesu. Dusanzwe tubana tuganira ijambo ry'Imana. Imana ingiriye neza uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana nk'uko ubushize duherutse kuganira ijambo ry'Imana. Bivuga ko Imana ishobora gutabara abantu bayo. Nanone rero ngarutse ku mutwe w'ijambo uvuga ngo ahari bazaterana. Ahari bazaterana, ibibazo bizakuzira, ariko Imana ntabwo izaba ibiteranyije. Reka nsenga Imana rero tuganire. Ni Pastor Muziranenge Patricia, musanzwe mubana n'ubundi, ubakunda cyane kandi ndashaka kubashimira uburyo mukurikira ijambo ry'Imana, uburyo mbona mufite inyota n'inzara yo gukurikira ijambo ry'Imana. Imana ishyira ku mutima wanjye. Imana rero yashyize ku mutima wanjye iri jambo riri mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 54. Turahera ku murongo wa 11. Aravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazisingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sijya uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Reka nsubire haruguru. Ndashaka guhamagara urengana. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Yewe ubabazwa, yewe utereranywe, yewe uteshejwe agaciro, yewe isi yahindukiye mbi, yewe urengana, nagira ngo icyo wiyubakamo gikomeye mu buzima bwawe wowe ukurikira ijambo ry'Imana, icyo ukwiye kwiyubakamo gikomeye ni ukumenye neza ngo iri jambo ni iryande. Iri jambo ntabwo ari irya Muziranenge, iri jambo ntabwo ari umuntu ukomeye wese, iri jambo ntabwo ari uzarangiza ubuzima. Iri jambo ni iry'iteka kandi ni ijambo ry'Imana. Ubwo ari ijambo ry'Imana rero ryizera ukaryakira riragukorera. Ijambo ry'Imana rirakora. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana rirahindura. Icyo bigusaba ni iki? Ni ukuryizera gusa. Haleluya! Ndanezerewe, naranezerewe ubwo numvaga iri jambo ry'Imana. Imana yo ubwayo impamagara ngo suko ndi umuntu utaranyuze mu karengane. Imana impamagara ngo yewe ari Imana ivuze ikavuga ngo yewe ngwino, yewe wowe urengana ucyabaguza hirya no hino, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ucyabaguza hirya no hino ushaka uwagutabara, ukabona nta n'umwe, ariko hejuru kumva ijwi rikubwira ngo yewe urengana. Abantu bajya kwisobanura ku bantu. Nagira ngo nkugire inama. Hari usobanurira akakumva, kandi wanamusobanurira uko muri munanamubwira n'ibyazi. Imana yacu ubuzima bwacu irabusobanukiwe. Imana yacu iratuzi imbere n'inyuma. Haleluya! Ku manywa na nijoro, haba mu mwijima, niyo waba uri mu mwobo, Imana irakuzi. Ibyawe Imana ibizi neza. None ndimo ndaguhamagara, ijwi ry'Imana rinyuze mu ryanjye, nsomye ijambo ry'Imana, ndimo ndakubwira ngo yewe urengana. Haleluya! Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Abantu barahungabana, abantu barahungabanye, isi irabahungabanyije, bene wabo barabataye, inshuti zabo zirabaretse, abakabafashije barabarenganyije. Ariko ndaguhamagaye muvandimwe, ndaguhamagaye mwene data uri ku isi, ndimo ndakubwira ngo hari uguhamagara akubwira ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga.
inkubi z'imiyaga ni nyinshi, inkubi z'imiyaga zirahari, inkubi z'imiyaga z'ibisuzuguriro, inkubi z'imiyaga zo gutabwa, inkubi z'imiyaga z'ibihombo, inkubi z'imiyaga z'inyatsi, inkubi z'imiyaga zo kugirirwa nabi, inkubi z'imiyaga. Ariko Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Imana irimo iravugana n'umutima wanjye, Imana irimo iravugana n'umutima wawe, Imana irimo irakubwira ngo yewe, Imana irimo iravuga ngo yewe urengana. Ndimo navugana n'abantu barengana, yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, wakebaguza hirya no hino ukabura uwaguhumuriza. Imana yigeze kumpa indirimbo irimo ivuga ngo, igice kimwe gusa kivuga ngo, yewe uhagaze mu butayu uko mbona utumbiriye, ukebaguza hirya no hino, mbese urabona iki? Ndabona imisozi ngose, ndabona inyanja itukura, ndabona n'ingabo za Farawo zidutugirije. Ahandi akavuga ngo, Imana yacu ni umutabazi kandi umurengezi, kandi ikunda abayo bose ntabwo irobanura. Uko yatabaye Abisirayeli, nawe igiye kugutabara, kuko ari wowe uriho uyu munsi ngo yiyubahirize. Imana igiye kugutabara. Kubera iki? Igihe cy'Abisirayeli cyaratambutse bambuka inyanja itukura, ntibazayisubiramo. Haleluya! Imana ifite ibyo yagutambukije, ibyo ntabwo uzabisubiramo, ariko iravugana nawe uyu mwanya ngo ibyo ngibyo uri murenganiramo, ibyo ngibyo uri muhungabaniyemo, yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Imana yantumye kuguhumuriza. Imana yacu iratabara, Imana yacu irarengera, Imana yacu irazura, Imana yacu ni umutabazi. Haleluya! Oh, haleluya, haleluya. Imana niyo kwizerwa, Imana ni igitangaza. Iyo mvuga kugira neza kw'Imana numva ndyohewe, kuko ineza y'Imana ndayizi. Haleluya, ineza y'Imana narayibonye. Kuba ngejeje iki gihe ndiho ni ineza y'Imana. Imana ari nziza. Imana ntumenye uko ibigenza, ibi nyuma y'ijambo ryayo gusa igasohoza ibyaryo. Haleluya! Imana irahaba igasohoza iby'iryo jambo yavuze ubwayo. Ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Umva icyo Imana igusezeranya. Imana igufitiye urufatiro, Imana igufitiye urufatiro. Haleluya! Hari imfatiro zawe zihishwa ahantu utazi, udasobanukiwe, ariko Imana irahazi imfatiro zawe. Imana iravuga ngo njyewe ubwanjye nzazisingisha safiro. Amabuye yawe nzayateraho amabara anezeza. Abana bawe bose ntabwo ari umwe, abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kuko Imana yakubereye umutabazi, kuko Imana igufashije kubarera, kuko Imana igufashije kubigisha, niko Imana igusezeranyije. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, ariko icy'ingenzi gikomeye bazagira amahoro menshi. Bibiliya iravuze ngo agahato kazakuba kure, kandi hari ikizagukomeza. Nshaka gutsindagira cyane, ikizagukomeza ni ugukiranuka.
uzakomezwa no gukiranuka. Reka mbabwire bene data, abantu ntabwo bakomezwa n'ibinyoma, abantu ntibakomezwa no kwamamara, abantu ntibakomezwa n'amashuri bize, abantu ntibakomezwa n'amafaranga batunze, abantu ntibakomezwa n'amazu bubatse muri iyi si. Ntabwo ari cyo gikomeza abantu. Igikomeza abantu, igikomeza umuntu ni ugukiranuka. Uzakomezwa no gukiranuka. Haleluya. Hari ubwo abantu bagenda bakiremera inkuru bakavuga ibintu bitari byo, ariko si cyo kizagukomeza. Ikizagukomeza ni ugukiranuka. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, uzakomezwa no gukiranuka. Umurongo wa 15 haravuga ngo ahari bazaterana. Ari wo mutwe w'inyigisho, ahari bazaterana. Bajya baterana, inama zijya ziterana. Satani ajya akoresha abantu. Reka ngubwire, bazaterana, ariko Imana ni nziza kuko ihari. Iravuga ngo ariko si jyewe uzaba ubateranyije. Ahari bazaterana, ahari ibihe bizaguteraniraho, ahari ubuzima buzaguteraniraho, ahari bazaterana. Ariko Imana ni nziza, iratubwira ngo ariko ntabwo ari jye uzaba ubateranije. Dore nijya urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko ku murongo wa 17, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya. Ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya. Uzarutsinda. Kubera iki? Kuko ni umurage w'abagaragu b'Uwiteka. Haleluya. Ni umurage w'abubaha Imana, ni umurage w'abakomezwa no gukiranuka, ni umurage. Haleluya. Avuga ngo nta ntwaro. Njyewe nshobora kubikubwira ntyo, ibyanjye ntubyizere. Wizere ijambo ry'Imana. Izere ijambo ry'Imana kuko ni rizima. Iyi ni Imana ivugana nawe. Ni Imana ivugana nawe. Imana irakubwiye ngo nta ntwaro. Imana irambwiye ngo nta ntwaro. Haleluya. Njyewe rero muri jye ndumva ngize ihumure ryinshi. Ngize ihumure ryinshi. Haleluya. Ndumva naririmba ngize ihumure ryinshi. Imana ivuganye nanjye, irambwiye ngo nta ntwaro. Haleluya. Nta ntwaro. Ushobora kubona igicu kikubudikiyeho, ukabona uragoswe imbere n'inyuma, ukabona intwaro zirakuzengurutse, ariko uzajya uhagarara neza uhamye uvuga ngo nta ntwaro. Nta ntwaro yacuri bakundwanya. Hejuru yanjye hari umugabo ukomeye, hejuru yanjye hari udatsindwa, hejuru yanjye hari utaneshwa. Kuko yaravuze ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. None se Seduraka na Meshaki na Abedenego, umuriro hari icyo wabatwaye? Ntibawugiyemo se? Haleluya. Ntibawugiyemo. Kuki duterwa ubwoba n'ibikomeye turimo tunyuramo, kandi dufite Imana nk'umutabazi, kandi dufite Imana nk'umurengezi wacu, kandi Imana yacu ari inshuti yacu. Haleluya. Imana yacu ari umubyeyi wacu, kandi ari Imana idatira amaboko, kandi ari Imana itabura uko igira. Niki gituma tutayizera? No ku munota wa nyuma umuririmbyi yaravuze ngo na nyuma ya zeru irakora. Icyitonderwa ni ukwizera ijambo ry'Imana ndetse no guhamya imbaraga zaryo, kuko Imana irakora. Nyine urugero ntanze,
Seduraka na Meshaki na Abedenego baravuze ngo bashubije Nebukadineza baramubwira ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza nta gituma dupfukamira izindi mana, nta gituma dukiranirwa, nta gituma twishora mu byaha, nta gituma, nta kibi dutera, nta mpamvu zabyo. Uwo dufite araduhagije. Barabanza barabihamya, umuriro bawengenyeza 7, barangije babajugunya mu itanura ry'umuriro, bawubajugunyemo. Oh, haleluya! Basanga umwami Yesu bahamije yabatanze mu rwobo, yabatanze mu itanura ry'umuriro, yabatanzemo. Ariko ikintu gikomeye nuko abantu muri iki gihe tudashaka kumanuka mu muriro, dushaka kuzuka tutapfuye, dushaka kubyina intsinzi tutarwanye. Habanza intambara, hagakurikiraho kuyirwana neza, hanyuma hagakurikiraho kuyitsinda, noneho ugahamya intsinzi. Nta mpamvu rero yo guhamya iby'abandi, nta byawe birimo, hakwiye kuba harimo n'ibyawe. Wicogora rero, wicogora. Nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Imana ni urukundo, Imana iradukunda, Imana ihora itugirira neza. Simbizi niba amaso yawe atari yabona ineza y'Imana, ariko ineza y'Imana irahari. Ubutaha nzabakurikirizaho ubuhamya bw'imirimo y'Imana ku buzima bwanjye. Ndabizi Imana igira neza, ndabizi Imana yanjye irashoboye, ndabihamya kandi mbihamiriza n'imbere y'abahamya benshi bazi imirimo y'Imana myiza ku buzima bwanjye. Ngewe ni nka Dawidi uko yaririmbye muri Zaburi, aravuga ngo mba nararabye, mba nararabye iyo ntamenyera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Nanjye muziranenge mba nararabye, mba nararabye iyo ntamenye imbabazi z'Imana, mba nararabye iyo ntizera urukundo rw'Imana, mba nararabye iyo ntizera ijambo ry'Imana. Bene data, ndabahumuriza mbabwira ngo nimuhumure. Dufite Imana itarobanura ku butoni, dufite Imana igira neza, dufite Imana iba inyuma y'ijambo ryayo igasohoza ibyaryo. Reka nsenga Imana. Ariko nawe urahuri utarakira umwami Yesu, ndagusabye ngo nimwumvire ijambo umwiyegurire kubera umwami, akubera umukiza. Umwiyegereze kuko ari umwami mwiza wo kwizerwa. Ni Imana itananirwa, ni Imana yubaha ibyo yavuze. Yakubwiye ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. None niki kiguhungabanyije? Kandi Imana yakubwiye ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Iringira Imana kuko ni umurengezi n'umutabazi. Mana yanjye nkuhaye icyubahiro, ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, Imana itaginanirwa, Imana igira neza. Se umwami wacu Yesu Kristo, inshuti nziza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kuvuganye n'imitima y'ubwoko bwawe, kandi nanjye uvuganye nanjye. Mwami, nanjye uvuganye nanjye, ntago nirarira imbere yabo mvugana nabo. Ijambo ry'Imana ni inkota ya mugi abiri. Mana, nanjye uvuganye nanjye, ndabigushimiye ko wicishije bugufi kuvugana n'imitima yacu. Icyubahiro kibi cyawe. Rero Mwami, ndasenze kugira ngo ubu butumwa bwiza abo bugeraho uzageraho, ndagusabye kugira ngo bakomeze kuba mu buntu bwawe kandi bakwishingikirizeho, iri jambo ryawe ribakorere. Urakoze Mana yo kwizerwa, icyubahiro no gushimwa n'ibyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen, amen. Mana, urakoze kubera kugira neza kwawe. Imana iguhe umugisha kandi bahe umugisha mwese abashoboye gukomeza kunkurikira.